nabanaga n'inshuti nkunda cyane bita Rafiki Coga. Kimwe mu bihamya mfite nuko mu minsi yashize Imana yandokoye gupfa mpiriye mu nzu. Rangiyewe nigiye muri koma, ari akantu nahigiye. Kuri ugenda mu nzu zibura ntawakubaza ngo watangiye kurota ryari, ahubwo urikangura ukamubwira ibyo warose. Rero nakoma nuko ngukwiza umuntu mwari muziranye neza ukumva aravuga ati se mwabuze imodoka yo kumukuza muri morgue kugira ngo uyu mubiri garuke. Hari n'ibyo kurya nariye inkoko, nijya KFC, nijya amapiza, nywa amata. Nariye pizza bwa mbere nyiriye kwa Judy. Nugera mu kibazo cyangwa ukagera ku muntu ufite ikibazo, igihe ubona nta kintu cyo kumufasha ufite, jya ureba uvuge make wigendere. Rafiki yaramfashije, hari n'abandi benshi nakwirirwa ndondora nka Judy Wera, nta wampa akazi, nta wampa icyo kurya. Baravuga ngo ngwino ube mu rugo kwa Judy. Kubita amaraso dore bayateraga hano mu mutwe, ahantu hose barahapfutse kubera ko nta hantu bashobora kubona umutsi. Barogoshe hano mu mutwe ariho bateye intuza y'amaraso. Mbaza ngo uvuye kwa muganga waraboze gutyo uri kuvirira nawe watashye muke. Ndabasuje kandi mbifurije ikaze bakunze ba Mpuza Stories. Mbere na mbere ndabanza kushimira abantu mwese mukora subscribe, abantu musharinga ibiganiro byacu, like na comment zanyu n'ukuri turazibona. Imana ijye ikomeza ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero nkuko mubizi mumenyereye muri kumwe nanjye Fosette. Reka ntangire iki kiganiro ni mbifuriza mwese, abantu mwese abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu mpande zose z'isi, mbifuriza Noheli nziza. Nukuri Noheli nziza kuri mwese aho muri. Nyibifurije mbere ko nagiragera turacyaburaho nk'umunsi umwe, ariko reka nyibifurize mbere Noheli izababere nziza, muzishimana n'imiryango yanyu kandi bizagenda neza. Nkuko mumenyereye mu kiganiro ntabwo mba ndi jyenyine, mba ndi kumwe n'umutumirwa. Ndagira ngo muhe ikaze kandi atangire yibwira abakunzi ba Mpuza Stories. Turakwakira kuri Mpuza Stories. Yes, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Bernard, umusore Imana yagiriye neza igakura mu rupfu. Ari nabo byanteye kukwandikira kugira ngo ngire icyo nsangiza abanyarwanda, abakunzi ba Mpuza Stories kuri uyu munsi. Ntago byangoye, nishimiye kubana nawe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Uvuze ngo Imana yagukuye mu rupfu, ndumva bigiye gute bituma tubona ukuntu twinjira mu bigiye gutuma duhita twinjira mu kiganiro cyacu. Ndagira ngo utangire dusangize abakunzi ba Mpuza, Imana yagukuye mu rupfu gute, usangize urugendo rwawe, ubuhamya bwawe byagenze gute? Yego, niko bimeze. Abantu benshi baravuga ngo Imana ibaho, abandi bakabikemanga bakavanga Imana ntibaho, ariko njyewe ndagira ngo nkutangarize ko Imana nayibonye n'amaso yanjye. Mfite ibihamya, kimwe ni byinshi ariko kimwe mu bihamya mfite nuko mu minsi yashize Imana yandokoye impanuka ikomeye. Imana yandokoye gupfa mpiriye mu nzu. Byagenze gute Ishimwe? Imana yandokoye gupfa mpiriye mu nzu, mbona ukuboko kwayo. Hari igihe abantu badusapotinga mu buzima, ariko nabonye Imana itangaje, nabonye Imana ikomeye. Nabanaga n'inshuti nkunda cyane bita Rafiki Coga. Coga style. Nanjye ni inshuti yanjye. Yes, so rero twaje kugira ikibazo mu rugo, haba inkongi y'umuriro. Nje nari mu nzu nyine, we ntago yari ahari. Gaze iraturika ndi mu nzu. Nje nagira ngo nsohoke imiryango ikifunga. Nukuri
usibye Imana yahabaye, ahanjye ntago haba hakibukwa, ntago haba hakibukwa. Imana yakoze rero imirimo ikomeye kuri njyewe, ikoresha abantu yaremye kugira ngo n'uyu munsi mbe ngihagaze, mbe nkibasha kuvuga, mbe nkibasha gusuka undi gusa. Aka gasura mubona mfite ni Imana, ni Imana yakampaye. Ngira ngo murabibona ku mafoto ukuntu bimeze. Mu ijuru hari Imana ikomeye. Uwo ni njye mureba rero, rwari urugendo rutoroshye kuva aho twari dutuye mu Kagarama kujya i Kanombe. None se waje kuva muri iyo nkongi guterwa? Yes. Ndumva birandenze, ndi kubura aho nabihera, ariko reka mvuge muri makeya. Njyewe ninjiye mu nzu, ya gaze yose yakwiriye mu nzu. Noneho njyewe nkicana itara, ya gaze ibiraturitse. Ngize ngo nsohoke, imiryango irifunga. Imiryango irifunga, mbura icyo nkora, mbura uwo natakira, ndahagarara. Kubw'amahirwe y'Imana rero, inzu yabaye nk'ituruka igisenge ukuntu, wa muriro wose urasohoka. Nanjye nari ndimo aho ngaho, abantu bahuruye bagerageza kwica umuryango, bankuramo. Njye nkigera hanze nahise ngwa hasi, nongeye gukanguka ngo ndi i Kanombe, meze nabi, mpaba igihe kitari gitoya. Kingana gute? Ndumva naramaze y'amezi ane i Kanombe. Ni muri Covid iri gusoza. Bantaransifera CH Kanombe mara yandi mezi 6. Ubwo rero hamwe n'ibyo byose nigiyemo ibintu byinshi, mbonamo byinshi, mbona abantu. Amen. Mbona uruhare abantu badufiteho, mbona n'uruhare Imana idufiteho. Ni ubuhamya, ndashima Imana yankuye hariya hantu. Rero muri make icyo navuga, dukeneye kongera kumva ko Imana iriho kandi ikora. Dukeneye kongera kumva ko Imana iriho kandi ikora. Njyewe Imana yazuye igakura hariya hantu, uyu munsi nkaba ndiho, nkaba ndi guhumeka. Ange, ni iby'agaciro gakomeye. Ni ukuri mu buzima busanzwe duhura n'ibintu byinshi bitunaniza, bituvuna, ariko hejuru y'ibyo byose hari Imana. Urumva Imana yankuye mu rupfu yananirwa kwishyura inzu? Urumva Imana yankuye mu rupfu yananirwa kwishyura ideni rya banki? So abantu twongere twizere Imana kandi tugire kwizera. Ndumva muri make ari cyo nabivugaho, ari cyo. None se aho ngaho kwa muganga guhera i Kanombe, nyine dusangize byari bimeze gute? Washaka kurya, nyine umubiri wawe wari umeze gute? Nicyo nshaka kugira ngo dusobanurire nyine, kuko buriya umuntu avuga ngo ubuhamya bufatika iby'Imana yakoze, tuba dukeneye kugira ngo nawe bidusobanurire. Nari umuntu umeze gutya, sinabashaka gukora ibi, kugira ngo buri muntu koko yumve za mbaraga z'Imana. Kuko icyo gihe urumva hari nk'imbaraga z'Imana iri gukoresha abaganga kugira ngo bagufashe kugira ngo ubeho. Ndagira ngo dusangije, ese ubuzima bwawe bw'i Kanombe, nyuma y'uko uvanwe i Kanombe kugera CHK, ese wavuzwaga gute? Wari ufite ubushobozi? Wari ufite umuryango se? Nyine byagenze gute muri icyo gihe? Yes, aho habayemo ibintu byinshi, habamo ibintu birebire, ariko icyo nabivugaho cyo ni urugendo rutari rworoshye. Ni urugendo rutari rworoshye. Ndi i Kigali, mu rugo ni mu ntara, ariko hamwe n'Imana ndagira ngo nkubwire ngo yankijije mu buryo nanjye ntashobora neza kubisobanura. Kuko urumva nakuwe i Kanombe njya CHK, ariko nubwo nagiye CHK nari ntarakira. Urumva nari mfite bomboni, mfite sonde,
mfite serumu, nta kintu nabashaga kurya usibye utuntu bakoraga tw'udupotaje. Mbese wari wahiye umubiri wose Ni umubiri wose wose gutya iyi shusho uyireba niko nari nahiye, ariko aho Imana ibera Imana umusatsi urongera urameze. nta n'umusatsi wari ufite? Nta musatsi nari mfite. Ni ukuvuga ngo nari narahiye ku rwego wandeba ukagira ngo ndi igisamwera. Ngira ngo ahubwo ku mafoto wenda abadukurikiye barareba, wenda hano ku mafoto ndabona uziritse bande. Yes. Ahantu hose. Ni ukuvuga ngo urabona hano hashishutse gutya. Aha hashishutse. Ni ukuvuga ngo nageze kwa muganga cyose bagikuraho, sigana nsa na nyamweru. Hahandi umuntu yandebaga akavuga ati wapi, ntabwo ariyo nari nsanzwe nzi. Ariko ndashimira Imana yagiye ikoresha abantu. Muri iki gihugu dufite abantu bazima, dufite abantu bazima, dufite abantu bazima. Imana ikoresha inshuti, Imana ikoresha abantu. Mbona ndavuwe mu by'ukuri, nta nubwo ntago mu rugo twari dufite ubushobozi ku rwego byari biriho kuba navuga ngo ndishura ibitaro, ndabona imiti ikenewe, biragenda gute. Ni Imana yahabaye ikoresha abantu bayo, ni Imana yahabaye ikoresha abantu bayo, baransapotinga, abandi bangeraho ko bashoboye, ndashimira Imana. None se ndagira ngo utubwire, none se ni Rafiki mwabanaga wakuvuje, ni inshuti gute? Ni inshuti, udusobanurire nyine ukuntu izo nshuti zimeze, inshuti zo mu muryango, ni inshuti mwahuriye mu buzima bw'isi, kugira ngo wamagane twumve koko agaciro k'inshuti. Urakoze cyane. Ibyo bintu rero kubivugaho, reka tubivuge gutya. Nibyo koko Rafiki yaramfashije. Hari n'abandi benshi nakwirirwa ndondora nka Judy Uwera, nabo baramfashije cyane. Ndabyibuka navuye mu bitaro meze nabi, nta wampa akazi, nta wampa icyo kurya. Baravuga ngo ngwino ube mu rugo kwa Judy, ngwino ube mu rugo. Hari igihe Imana ituremera inshuti tuzagendana mu buzima busanzwe. Ntago nari nziranye nabo, ariko Imana yampuje nabo, baransapotinga uko bashoboye. Rafiki yakomeje kunyitaho, ntabwo yigeze anjugunya. Hari abantu koko. Yego. Kuko bivuga ko Rafiki na Judy nibo n'abandi benshi, yego, hari n'abandi bagiye bo. Byagenze gute se nyine abo bantu? Tubwiremo nk'abangahe, utubwire ukuntu ese mwari musanzwe muziranye, kugira ngo nyine bagere kubura, kugira ngo ujye gufasha umuntu kereka wenda wamubonye cyangwa ari ukundi kuntu musanzwe muziranye. Icyo nabivugaho, urumva Rafiki agira inshuti. Naranasengaga, umukristo mu itorero, yaramfashije. Hari n'uruhande rw'ababyeyi nabo bakoze uko bashoboye. Ariko icyo nakubwira cyo, mu bantu bose, abantu bose babamo. Ndashaka kuvuga iki? Mu bantu bose abantu babamo. Mu bantu bose, abantu bose babamo. Yego. Dusobanura icyo bishaka kuvuga. Nabyo ni bigari. Hari abantu ubundi mu buzima baba bicaye bategereje kureba ikizavamo. Mu bintu urimo bategereje kureba ikizavamo gusa. Se bizagenda gute? Bizagenda gute? Buriya Imana yagiye ishyiraho amashuri menshi atandukanye abantu biga. Ntago amashuri ari aya ngaya kwiga primaire, secondaire, kaminuza dusanzwe tuzi. Oya, Imana igira amashuri. Burangiyewe nigiye muri koma, ari akantu nahigiye. Wageze naho wagiye muri koma cyane? Uri hehe se? Uri Kanombe? Ndi sehashika. Uri sehashika?
umuntu mwari muziranye neza ukumva aravuga ati se mwabuze imodoka yo kumukuza muri morgue kandi ndi kwa muganga. Numva ariko nkabwira Imana ati Mana kuvuga kuri Imana kuvuga kuriho mbuze geste nimwe nkora ngo abantu babone ko ndi muzima koko. Wewe wari muri koma wumva amajwi y'abantu bari hanze kuvuga ariko babo batazi ko uri murabumva. Ndimo ndabumva. Umuntu akagusura kwa muganga ukunguku tureba wari umeze akavuga gutyo hejuru yawe. Iyi si turimo ntago isakaye kandi ikindi Imana igira uko yigisha. Buriya nanjye narahigiye ndabyibuka neza, mfite umuryango, mfite mama, mfite na papa, ariko nako ntago nagenda nakabwiye abantu. Nugera mu kibazo cyangwa ukagera ku muntu ufite ikibazo, igihe ubona nta kintu cyo kumufasha ufite, jya ureba uvuge make wigendere cyangwa uceceke. Ubundi se uravuga iki? Ubu ngubu abantu bavanga akamuga karuta agaturo, ndi kubacaho ngenda n'amaguru. Akamuga karuta agaturo bishaka kuvuga iki se? Ni imigani bacaga nanjye ntago mbizi. Baguciraga nk'imigani ngo akamuga karuta agaturo. ubwo uba byumva uri muri koma. Ibyo byo babivuze ndi muzima, ndi kugenda ndi mu kagare. Nyuma y'iminsi mikeya cyane muganga aravuga ati noneho bitewe no kuntu umeze dushobora kugira gute gusezerera ukajya hafi yo mu rugo kabari ujya kwifuriza. Mu rugo ni mu ntara, ndi Kigali CH. Urajya kwande? Urugendo rutoroshye. Mbaza ngo uvuye kwa muganga waraboze gutyo uri kuvirira na watashye muke. Nose icyo gihe ninde ubundi wari ukurwaje? Ni mama. Ni mama. Mama mbyara. CH baradusezerera. Ati uyu mwana bitewe no kubona ameza agomba kujya kwivuriza hafi yo mu rugo. Mbaza ngo natashye muke muri twegerana. Oya. Nose wabashaga kwicara twegerane niyo natashyemo ngenda n'abagenzi bigira gutya. Nanjye mama yampfumbase ameze gutya. Gusa icyo gihe kumva wariraga no muri sonde, ubwo niba wari warananutse cyane ufite nk'ibiro bikeya? Oya, natahiye ku mwuka n'amaraso banteye. Ariko noneho Imana niyankuraho amaboko ndataha njya mu rugo. Kandi muri famiye abantu bafite imodoka i Kigali. None se mwagerageje basi kugira bo mubwira wenda mubitabaza, kuko buriya hari igihe umuntu aba ataramenya amakuru, ariko wenda wagerageza no mwigeze mugerageza basi ngo abo muzi bafite imodoka mubegere mu basaba ubwo bufasha? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo yapfuye nawe utayiryaho. Muri murazimiza tubwire neza nawe iyo migani tubabarira uyireke rwose. Yapfuye nawe utayiryaho. Buri hari igihe ntago mbizi wenda niba ujya ubibona ubu buzima turimo, naza nkakora no kuri kamera ejo nkatambuka nkigendera. Ariko icyo nkubwiye cyo nkuko naguye ngo mu bantu bose baba barimo, ahubwo tugomba gusaba Imana ikaduha inshuti z'umumaro. Nisanze mu ntara nkomeza kugenda mfashwa. Waje kuva kwa muganga uhita ujya iwanyu mu rugo se? Yego. Naje kuva kwa muganga bantransfera ku bitaro byo mu rugo mu cyaro. Nzagere mu cyaro rero bavuga tugera ahantu muri gare. Bavuga ati rero uyu muntu ntago yakwijyana kwa muganga, muhamagara abahetse. Mama ari aho ngaho abahetsi barabura ngo bampeke banjyane kwa muganga. Mama ati nubwo tuvuye CH bari batubwiye ko turaza hano kwa muganga akaba ari hari kwera kari hafi yo mu rugo.
mama ndamubwira ati n'ubundi usibye Imana yonyine yo mu ijuru bitewe no kuntu kwa muganga badusezera no kuntu bimeze njyana mu rugo abariho njya kugwa ugezeho nawe utangira kwireba wumva ugiye gupfa cyane. Turazamuka mu rugo ni inyuma y'ibitaro, turazamuka duca inyuma y'ibitaro tujya mu rugo, abantu baraza intara ni Iburengerazuba mu karere ka Ngororero. niho mu rugo hariya ku kabari duca inyuma turazenguruka inyuma y'ibitaro tujya mu rugo. ese kwa muganga bangaga ko wivuza? Ntabwo bangaga ko nivuza, ahubwo uko nabwiye ngo mu bantu bose babamo muri karitsiye buriya ugira umuntu wahamagara nubwo yaba ari mu bitotsi akakumva, ariko ugira n'undi inzu yaguhiraho akaza aze kuzimya kandi inzu yatsa ayireba. Ariko muri urwo rugendo rwose nagiye niga umuntu ntago wamuheza, umuntu ni mugari, umuntu ni mugari. Gusa hashimwe Imana yonyine ibasha kureberera abakomeye n'aboroheje, ikareba mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Yego. None se waje gukira gute nyine kugira ngo twongere tubone umubiri uyu nguyu ufite? Yego. Ubwo biragaragara ku mafoto ko wari ufite undi mubiri. Yego. None se bigenda bite kugira ngo umubiri wongere ugende usubirana? Ese mu rugo nibo bakomeje kukuvuza aho ngaho wari uri kugira ngo wongere wisange i Kigali? Buriya nkubwiza ukuri, ntabwo umubiri wubakwa n'amasengesho gusa. Kugira ngo uyu mubiri ugaruke hari n'ibyo kurya nariye inkoko, nijya KFC, nijya amapiza, nywa amata. Oh yes, nezo biriraga i Kigali cyangwa mu cyaro? Mu cyaro? Ndakubwiye ngo njye higera mu cyaro haciyemo icyumweru kimwe. Tugaruka i Kigali. Bitangaruka i Kigali. Ndavuga ati niba n'ubundi niba ndo gupfa nzawugwemo. Nose ngo Kristo nawe kwavuze ngo turindirire mu murwa. Nisanga i Kigali Kicukiro. Kandi kuvamo bizagorana. None se ubwo nyuma y'uko uvuye mu rugo ukagaruka i Kigali wahise ujya kuba hehe none? Amviriye mu rugo nje i Kigali. Naraje nta kintu washoboraga gukora. None nakubwiye ngo Judy yaramfashije nyine. Yaramfasha aransapotinga kugeza ngize imbaraga kugeza ubu ngubu. Nize nyuma y'ubwo buzima ko nahiye ndi kwiga salo kubw'amahirwe y'Imana nyine ubu narayisoje. Yego. None se kwa Jude ho wabaga niho bakwitagaho, niho bakomeje kukuvuza? Banyitayeho bishoboka. Buriya umuntu nakugirira neza uzamushimira kiriho. Kuko buriya kumuvuga adahari abantu bagira ngo ndi kwikina cyangwa se ngo ariko baramfashije ntabwo nabyibagirwa. Kugeza uyu munsi baramfashije. Mbese kwa Dudu niho waryaga ayo mapiza n'amakeke? Cyane rwose. Nge nariye pizza bwa mbere ariho nyiriye. Oh yes. Nariye pizza bwa mbere nyiriye kwa Judy. Kuki? KFC yiriye bwa mbere uyiriye he? KFC nayo ni kwa Judy. Nayo nariye None se icyo gihe barimo barakondora ariko? Urebye nukondora umuhere. Ndongera ndateranya. Ndongera ndahagaze. Uruhu se rugenda rwizanaho umubiri wose? Umubiri ugenda wizanaho nyine nuko kurya neza kose urumva ntago bipfa kuza. Hari ibintu bidapfa kuza nubwo wakaraba inshuro igihumbi ariko utisize urakushuka. Ndashimira Imana rero igende itanga ayo mata, umubiri ukagenda ugaruka
nkongera nkagira imbaraga mu mubiri. ubu ngubu umubiri warasobanye ku buryo nta kindi kibazo wagira uri gukora akazi kuko ureba abantu intoki ku ntoki hajeho undi mubiri n'izi nzara zari zaravuyemo, izi ni izindi zaje hamezemo izindi. yego izi nzara zari zaravuyemo, izi ni izindi zaje. none se nta kibazo bigutera iyo uri mu kazi gukaraba wenda ko amazi akozeho n'umubiri nta kibazo ubu ngubu kiriho? ibi ngibi Kristo yarakibirinduye. nta kibazo. none se byagutwaye igihe kingana gute basi kugira ngo tube tubona iyi sura ufite nyuma y'uko umaze kwisanga muri ubwo bushyi? kuko tuzi ubundi uri umunyamahirwe. ngenzi ko numva abantu bose bavuga ko umuntu gazi turikanya ahita apfa. nzi abantu benshi nagiye rwose numva ko bapfuye bishwe na gazi. rero urumva wowe Nyamana wa mugani yagukuye mu rupfu. umuririmbyi aririmbye aravuga ngo sinzi uko ubigenza, ngo sinzi n'uko ubikora, ngo ariko icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. rero naho nanjye mba mpagaze, ntago ndi kure y'iryo jambo. ntago wabisobanura byose ngo urebe ukuntu nari meze, ufate iyi shusho urebe n'ubu ngubu ukuntu umeze, ntago wabihuza. ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa tudashidikanya, ngo kandi kwizera ngo ni uko kuduhamiriza ko ibyo tutarebesha amaso ari iby'ukuri. yego naho mba mpagaze hafi aho ngaho, kwizera gusa ko nshobora kugenda bikemera bifashijwemo n'Imana, nagenda nkabona birakunze. yego nta bundi ariko burwayi nyuma kwigeze bigutera kubera ubushye wenda? uburwayi ntago bwabura kuko ndi kwa muganga nkisohoka kubera kuryama igihe kirekire. ese undi waryama gute? naryamaga manitse ndi hejuru meze gutya, amaguru adakora. ntabwo wageraga ku buriri? oya. ku kibuno se byari byarahageze? yego kwinyo yari ipfutse. nawe wituma nseka bibabaje. isekere guseka byongera iminsi. mbese ubwo waryamaga gute nyine? kuryama ntabwo urumva ahantu hose wabaga upfutse. cyokoze wagerezaga kuryama nashingaga inkokora nkashinga n'amavi kugira ukaryama. nkaryama nkabwira Imana atari ko Mana niba ubaho basi kunkiza byo ndi kubona ko bidashoboka, ariko nkura muri ubu bubabare. urababaraga cyane. uzakoze agatoki mu mazi yabize urebe, noneho tekereza gushya wese. Imana ikora ibikomeye. ubu ndahagaze ndashima Imana, ndagenda. nyuma y'uko abandi bose bapfuye? nari ndyamanye kwa muganga, hari umutipe twari twegeranye bamwitaga Gadi. Imana ikomeze murebe neza. Gadi yarambwiraga ati humura uzakira. ndabyibuka arambwira ati humura uzakira. ariko ikintu cyambabaje ni ukuntu yarapfuye sha, byarangiye ntambutseho. nawe bwari ubushye? ubusemba wari ubwiye dusangizaho gato nk'uko we muri kwa muganga musanga mwese musa nka muri situation imwe, ukabona umuntu mwegeranye arapfuye, nkawe musa nkaho muri kunywera ku gikombe kimwe, uhita wiyumva ntuhita wumva nawe birangiye? ahubwo izo mbaraga zo gukomeza wumva ko ugomba kubaho hari izo ugira, bigenda gute? ahubwo hari ikintu ngiye mbona abantu turi mu bintu wagira ngo ntabwo tubisobanukiwe neza. uri ushaka kwiga neza wajya kwa muganga, ushaka kwiga kugira urukundo wajya kwa muganga. kwa muganga umuntu umuhurirayo yaravuye i Masaka, waravuye Ngororero, yaravuye Nyabihu, undi yaravuye i Gakenke. amasaha abiri gusa mwabaye inshuti, mutizanya agasabune, mujyana ku muhanda, kubera ko nyine biba bikomeye.
baravuga ngo abashonji cyangwa abahashyi baramenyana. Biragoye kumenya ibiri kubera CHK uri hano i Kigali, uri Kicukiro, uri kurya rege, byaguhenda. Ariko reka nkubwire, Abanyarwanda dufite amatwi n'amaso dukwiye kureba kure. Uzi kumenya ibyumba bya CHK ari uko bakujyanyeyo kandi uri i Kigali, ari uko wagiyeyo gusa tu ukarya umwaka ukawusoza. N'ubu tugiye kubyina ejo turawusoza, ariko utarafata n'amasaha 2 basi uvuge ngo reka ngende nsura abarwayi. Impamvu mvuga ngo ni Imana yabikoze njyewe mu ruhande rwanjye, njye numvaga ko nta n'umuntu tuziranye, numvaga ko nta n'umuntu wanyitaho, ariko Imana ikoresha abantu bayo. Ni ukuri mbona ndakiza. Rero icyo navuga, muri icyo gihe wabonaga abandi bari kwitaba Imana, wowe wiyumvaga gute? Kandi musa nkaho muri kunywera ku gikombe kimwe, mwese muraryamye kwa muganga, muhuje ikibazo, mwarahiye, nawe uri kubona ko bitameze neza, uri gusaba Imana ngo igukize, urabona abandi barapfuye, wowe wahitaga wumva umeze gute? urumva nawe tekereza kugira ngo umuntu usanze yorohewe ahubwo ati humura nawe uzakira, ukajya kubona arakomeje, ubwo se watekereza iki? Nayo mvuga ko nanjye ari njye tu. Ariko umutima hakomeza mvuga ati Mana untabare. Ibaza umuntu wabonaga yorohewe, umusanze mu bitaro, ahubwo ati humura nawe uzakira, arakomeje. Abantu bavuga ati ni ngero uri gusatira kabisa, ko noneho hano narindi ngo bahita muri 7 niho bari bangejeje. Abantu 2 ndumva barapfuye mu migoroba 2 ikurikiranye, nsigaramo njyenyine. Noneho bigera ku rwego waroze neza ko n'imiti igirangira se. Imiti kwa muganga barayikwandikira ikavuga bati uyu muntu mwe mumuretse ntagire indi miti mwongera kumuha. Icyo gihe byari ukubera ububabare se? Byari ukubera ni urwego nari ngezeho, nari ku mwuka ndi ku bintu byinshi cyane. Imiti baravuga ati imiti yarangiye mwe murekeye tuyigabanye. mwe murekeye. Nibwo nabwiye ijambo Imana ntazibagirwa, ndavanga Uwiteka we, nzi yuko ushobora byose, kandi nubwo napfa nzapfa nkikwizeye. Hari akantu bashyira ku maguru ngo sinzi ibyo kavuga, n'umwuka nkuriho na sonde nyiriho na serumu, imashini iri gusona nyine bya bindi byabo. Na mama numva atangiye guhamagara ati none se ko abaganga bambwiye ko byarangiye nta yindi miti bari bwongere kumuha, ati muri kwitegura gute kuza gutwara umurambo? Ariko njyewe nabaga ntavuga ngo mugire ati ndi muzima, reka da, ntavuga nkumva. Nose na hano kuntu kibaye baragupfutse hose? Ego hose nari mfutse meze nk'ikintu utamenye icyo ari cyo, ku buryo nta nubwo bari bukore n'agasinyi na njyewe nararebaga mu mutima nyine, niho nareberaga avuga yuko Mana ubu mbuze n'akantu nkora koko kugira ngo bamenye ko ndi muzima. Cyokoze nuko njye nagarutse, ariko iyo ntagaruka wenda nkagira nk'andi hantu njya, nari kuzashinja abaganga ko bashyingura abantu ari bazima. Ariko ndashima Imana ko njye nagarutse, kuko ntago numvaga koma, nibwo bwa mbere koma njye nari nyigiyemo. Mbese babonaga ko n'umutima utakiri gutera, ariko wowe wumva? Numva nibyo bari kuvuga ahubwo. Ko murayize se? Imana ntizaguye kwigira muri koma. Muri koma wahavumara abantu baravuga bakavuga uko byumva. Ibaze noneho nk'uwo muntu mama yabwiraga ati se muri tayari ko ndi kwa noneho byarangiye, ati imodoka yajyanye ibirayi mu Kinigi twazareba ejo bundi.
ibaze ariko mama we ni intwari eh kurwaza wese ni mama yakomeje kurwaza wenyine kuko hari Paka. abantu kwa muganga bagenda imiryango ikaba Hmm? Rafiki n'abo bandi uvuga bagufashije bose bagusuraga kwa muganga abo ni nk'ihame mwabanaga abo ni nk'ihame ibyo nakubwiye ngo abo ni nk'ihame Rafiki yarazaga yakomeje kungendaho ahantu henshi n'inshuti ze nyinshi cyane nyinshi ntarondora hari none se hari n'urwego nagezeho no kureba bikaba bitanagishoboka no kunsura nkaba ntamenya ngo abansuye ni bande ariko ndashimira Imana ariko icyo nzi cyo nuko nabashije kumva nkagira n'ibyo mbona nibyo nge nshingira mvuga ko isi nyine bidasakaye buri muntu wese imvura yamunyagira mu gihe runaka bibaze noneho nicaye mu rugo ntashobora no kwihereza amazi ntashobora no kugira gute udashobora kwimesera udashobora kwihereza icyo kurya noneho wa muryango nyamuryango nyine nimvuga umuryango wanjye ni papa na mama n'abavandimwe bakakumenyeye buri kimwe wasanze se ahubwo harimo abo bitareba ndashaka kugira ngo ubanze kwanza twakibutsa akantu ka koma ishimwe dusobanurire koma buri muntu wese ayivuga nyine abatarayigeramo udusobanurire yaba hameze gute hari abantu bavuga ngo abahijimye hari abavuga ngo abahasa umweru nyine dusobanurire nk'umuntu hari n'uvuga ngo njye ntabwo mba nzi iyo mba ndi urumva dusobanurire isi biba bimeze ese waje nyine kuyisangamo uti wisanze urimo gutyo ukabona we n'undi nikikubwira kuri muri koma yes ikintu kikubwira kuri muri koma ntabwo wumva ngo koma ngo nayigiyemo ryari koma ubundi zari nk'ibitotsi komeza ari nk'ibitotsi izo uri nko kurota kuri iyo ugenda mu nzu zibura ntawakubaza ngo watangiye kurota ryari ahubwo urikangura ukamubwira ibyo warose rero na koma ni uko nguko iza uri mu bitotsi ariko yo noneho ishobora kuza ari nka seri cyangwa ikaza ari nka filime ikagutwara ahandi hantu aho hantu rero sasi kujyana mbaza ngo ni hehe tubwira bose hatubwire dusobanukirwe koma nk'abantu ko ndabizi abantu benshi batarayijyamo bafite amatsiko yo kumenya aho hantu ukuntu haba hameze ikintu cya mbere nakuvuga kuri koma muri koma ntureba iyo uri muri koma umva amaso yaba akanuye yaba ahumirije ntureba icya kabiri uri muri koma ntuvuga icya gatatu uri muri koma ntushobora kubuja wumvishe ukuntu bimeze ntureba ntureba ntuvuga ntunashobora kunyeganyega ngiyo rero kumva ukuntu iba iteye noneho twinjizemo wagezemo rero sasa rero iyo yinjiye muri koma aho ntago nagiye muri koma z'abandi barwayi ndavuga koma yanjye njye rero koma nagiyemo ibyo byose ntago byabaga ariko kumva narumvaga igihande kimwe nkumva amajwi y'abari mu bitaro ikindi gihande nkumva amajwi wagira ngo ari mu yindi si nkumva ibyo abantu bari kuvuga nkumva ibyo abaganga bari kuvuga nkumva inama bari kunkoreraho ubundi nava mu bitaro nkajya mu yindi si ni koma nayo ni ngari isi imeze gute ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye gupfa ntabwo napfuye ngo ngende ngo nzuke gusa ntanjye ntabwo nagarukiye hafi ariko iyo umuntu agiye gupfa ndahamya neza ko ashobora kubyiyumvamo kuko muri koma uba urwana no kugaruka
njye narwanaga no kugira ngo ngaruke mu buzima busanzwe numve ibyo abantu bari kuvuga mu bitaro cyane kuruta ayo yandi majwi ndi kumva, ibyo bindi ndi kumva biri hirya. Urumva wumva ibice bibiri, wumva igice kiriho ukumva n'igice kiri ahandi hantu utabasha gusobanukirwa, nyine ni nk'inzozi niko nabyita. Byose baba bameze baba bari kuvuga iki nyine, icyo gice kindi utari gusobanukirwa. Yewe biragoye gusa nyine uba wumva ari amajwi, urumva ari ibintu by'imihindo biri aho ngaho, atari ibintu byo kuvuga ngo baraguhamagara cyangwa icyo ukumva wumva ari amajwi gusa. Yego, bumva ari ibintu by'amajwi. Rimwe na rimwe n'igihe ubona n'abantu wenda bapfuye ba kera utanazi, ukabona amafoto y'abantu bari kujya gushyingura, nyine ukumva n'izo filime wibereyemo, ukumva n'izo filime ni nka filime uri kureba, ibintu utasobanukirwa ibyo ari byo, ibintu biri aho ngaho, ubundi ukagaruka ukumva bari kuvuga. Abariho ubu ngubu bagukikije bari hafi yabo, ukumva bari kuvuga. Rero aho hantu iyo umuntu akuvuze urabyumva. Rero iyo umuntu akuvuze nabi uri muri koma, byanga byakunda aho ugiye kujya uri kuhumva. Mbese ubu bishobora kumenya n'abandi baba bapfuye baba twumva twe turi ku isi. Hari iminota babumva, mufite byinshi byo kuzabazwa ahubwo. Abantu bajye birinda kwa muganga ko undi umuntu yapfuye bavuga ibyo biboneye byo biriya. Hari igihe umuntu aba acyumva, hari aho uzabisobanurira. Hari igihe umuntu aba acyumva ariko nta kintu yakora ngo mubone ko ari muzima. Yego, niyo bita koma rero. Nta geste ushobora gukora, ariko kumva abagukikije bakajya bakuvuga n'ibiki ukabyumva. Mama yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo kwirirwa munsohora ntacyo bimaze. Aho twagendanye hose ni henshi, n'ubundi mumureka angwe mu ntoki. Bashaka ko ngo abagiye ngo ahantu ku ruhande pembeni. Wadashaka kukuva iruhande. Dufite abantu Imana yaremye baturiho gutya, ko bizagenda kose. Nguko rero ko komiteye. None se waje kugaruka ute? None ugaruka ute rero sasa? None sasa umva kugaruka. Nabwo n'ubuntu bw'Imana ntago wabisobanura. So undi umuntu yakubaza ngo iyo warose wicura gute? Ndahubwo se kubyuka ho. Hari igihe wikanga. Ugahita ureba gutya. Iyo uvuye muri koma uhita ureba. Cyo kintu cya mbere ukora. Ari ukareba nk'uri kure. Nk'ari ibintu biri kukwirukaho. Ukanura. Kure gute uri kubona ibikezi se? Oya ubureba. Ari kureba nk'umuntu utaraho hafi. Ujya washobora no gukubaza ibintu bikaba byanagucanga. Kanze kubase. Mise biti. Ubwo koma ibiteye rero. Nose waje kugaruka ute? Njye ndi muri koma rero njye ntago nagarutse ngo mitendeye. Oya narabanje numva muri njyewe nyine hari akantu k'akabaraga kagarutsemo. Angira kugenda nyeganyega gake gake. Abaganga ati muzana amaraso. Timuzana andi maraso. Kubita amaraso dore bayateraga hano mu mutwe. Ahantu hose barahapfutse kubera ko nta hantu bashobora kubona umutsi, barogoshe hano mu mutwe ariho bateye intuza y'amaraso. Njyewe n'urugendo rukomeye, gupfuka ubushye, barapfukura inyama zikagwa, sigara meze nk'akantu. Ariko ndashimira Imana ko bundiho ndi muzima. Yakoze ibikomeye mu buzima bwanjye, ni nayo mpamvu nafashe umwanya kugira ngo nibutse abantu ko hari Imana. Abantu bagutaye bagiye kure yawe, hari Imana igendana nawe kugera no kugupfa. Ikakuvana muri rwa rupfu.
Imana iba mu misozi niba mu bibaya, Imana iba mu nsengero niba sehashika. Ahubwo twige kugira urukundo Mana, twige kugira urukundo. Kandi ikindi amagambo atari ngombwa tuyirinde. None se niba nta bubasha ufite bwo kunkiza, ukaba utanizera ko Imana yankiza, ahubwo ukaza uvanga akamuga karuta agaturo. Fazari wabireka ntujyeyo. Fazari wabireka. Ko n'ubundi kugira ngo usure umuntu umusonga wamureka. Wamwihorera. Ko n'ubundi nawe wakubwiye kujyayo. Umutima wawe niwo gucira urubanza ukavuga reka njye kureba uyu muntu. Niba mutima nama wakubwiye kujyayo se kuki ujyayo ukajya no kumubwira amagambo atari meza. Oya. Tugira abantu b'abacanege mu buzima. Cyakoze. Haraza ahubwo ati anje we bimeze gutya. Ntabwo uzagera kure ntibibaho. Ntabwo bishoboka. Naho bijyagera. Kubera ko we nyine arabireba uko angana. Arabireba uko angana. Urumva? Twebwe rero twizeye Imana ishobora byose. Umuntu umwe yaravuze ngo abiringira abantu barabahemukira. Noneho babahanga amaso bakahita babakoza isoni. None umuntu ataraguhemukira ntabwo wakwemera ko ibyo bintu bishoboka cyangwa biba. Ariko ngiye icyo nabwira abantu, twige kugira urukundo. Umuntu nakugirira neza anje, mushimira akiriho. Mushimira akiriho. Kuko hariya Rusororo hariya abantu benshi. Turi kujyanayo abantu benshi. Twige kugira neza tukiriho, twige gushima tukiriho. None se ubu anje kwatsa imodoka ukajya sehashika byagusaba igihe kingana gute? Ukajyana umuceri n'isabune abantu bakirira. Noneho ntubijyanye sehashika, ahubwo wumvishe ngo yapfuye, ubaye wa mbere mu kujya kugura indabo n'imbaho za serikeye. Ujya gutanga peteroli. Waranze kumusura arwaye ushoboye gushyire umuceri. Ngiye niryo somo nje guha abantu. Kuko n'ubundi hariya nge narindi sinaryaga. Nta nubwo nanywaga. Niba baranabizanaga byajyaga barwaza. Wari ukeneye abantu. Uzi noneho kuba umeze gutyo, ukeneye umuntu ukubwira ati basi humura, humura, ibyakubayeho n'abandi byababaho. Reka dutahe. Mbere yuko dusoza rero ko tuzagira part 2, ndagira ngo ubundi tubwire warwaye igihe kingana gute muri rusange cyose hamwe. Umwaka n'amezi abiri. Umwaka n'amezi abiri kandi ukira kugira ngo noneho ube uvuga uti ndakize nshobora kugerageza kugira akazi nkora byo byatwaye nk'ikindi gihe kingana gute. Byantwaye amezi 6. Bivuga ngo warwaye hafi no wumva kurwara gutegereza gukira byagusabye hafi nk'imyaka 2. Yego. Imyaka 2 kabisa. Kandi nabwo ubwo kunsaba imyaka 2 n'ubundi ndumva yararenzeho gatoya kuko na nyuma nakomeje kugenda nsubirayo kureba uko bimeze. Nta bundi burwayi se wagize nyuma bwaturutse ku bushye wenda buhoraho cyangwa se bwaba bwaraje nyuma yuko maze gushya? Numvaga bavuga ko nzasara. Kubera iki? Nshobora kuba narahiye ngo umuriro ukagera ku bwonko, ariko ndumva rimwe guteranya ari rimwe ari 2 ntabyo ntigeze mba. 2 gukuba 2 ni kangahe? 2 kuba 2 subwo se 4 ni 6. Ewe bigiye kuza. Yes. None sugo nabaganga babikubwiye cyangwa nabana? Abaganga bambwiye ko ngomba kujya ngenda nyine bakankurikirana. Ariko nk'ubu nta wenda izindi ngaruka z'indwara zaraje nyuma kubera ubushye ugira wenda nyuma yuko umaze kuba umeze gutya? Ndi kugenda nkira nshimira n'Imana ikomeje kunkiza. Ibisigaye kandi nabyo bizatungana. Ntabwo bisigaye nk'ibiki?
Ubuse ni ngombwa ngo ntabwo ari ngombwa, urumva nyine akabazo gasigaye kwa muganga bitewe niba baguhereza uburenganzira bwo kuvuga ngo wakize cyangwa se urakivuza. Ubwo ejo bundi rero usubize ko twasubiyeyo, bambwiye ko akantu gasigaye ni amenyo asigaye kujya ku murongo, ko urumva kubera kuryama igihe kinini nta kintu nkanjakanja, amenyo yaroroshye aratatana, ariko nabyo bizagenda neza. So rero mbere y'uko dusoza ikiganiro ngira ngo tuguhe umwanya ushimire, sibyo? Kuko ntekereza ko kuba urwo rugendo rurimo abantu Imana yakoresheje, kugira ngo tuguhe umwanya mu turi bashimire. Yego, murakoze. Abantu ndashimira muri rusange, hari abakoze iyo bwabaga kugira ngo ishimwe Bernard uyu munsi mbe nongeye ndi guhumeka umwuka w'abazima. Abo ndabashimiye, ari abo nzi n'abo ntazi, ko abantu bagira umutima wo gufasha benshi buriya nta nubwo bajya bivuga, nta nubwo ajya avuga ko yakoze, oya. Ariko nawe iyo wakize ubizi neza ko nta gishoro wabishizemo, ugomba kumenya ababigizemo uruhare. Rero ndabashimiye abo nzi n'abo ntazi. Yego. So rero Mana we, sinzi ubwo none se famiye byagenze bite? Nabo ntago bari mu bantu ushimye, ntago bagufashije? Famiye yanjye reka wese tukazavuga ubutaha ko ari bigari. Murakoze cyane. Ni ukuri ishimwe, turagushimiye cyane, wakoze kuza. Ndagira ngo ndarikire abakunzi bacu igice cya kabiri, atubwire ukuntu ese iyo umuntu arwaye akamara icyo gihe kingana gutyo, yagiye ashyiramo utuntu two kutubwira ngo umuryango atubwire uburyo ubwo buzima bwari bubayeho arwaye n'umuryango ko byari bimeze. Ese ya support y'umuryango yarayibonye, byagenze gute? So ndagira ngo ishimwe ngushimire, wakoze cyane kuza kuri Mpoza Stories, kandi nizeye ntashidikanya ko tuzawongera ukagaruka tugakorana pati ya kabiri. Yego, urakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Okay.